ngira ngo murabimenyereye nk'ibisanzwe aha ni kuri Niramba TV, ya YouTube channel itangiye kuzamuka gake ari nayo mpamvu mbabwira mwebwe mugeze kuri iyi channel bwa mbere banze kandi subscribe hasi aho ngaho kugira ngo ujye ukurikirana ikiganiro ku kindi ukande no kunzogera. Ngira ngo hari benshi bakomeje kugenda bibaza ku gitabo cya Ngugi wa Thiong'o, A Grain of Wheat. Hari benshi bagiye bakibazaho, ariko uyu munsi ndaje ngo turebere hamwe, turebe ngo ubundi duhere ikibazo mu mizi, turebe ngo kugira ngo kiriya gitabo mbega cyandikwe byagenze bite, aya mateka icyagufasha wowe iyo ugiye gusoma igitabo cyangwa se mbega ugiye kunyuramo ngo urebe ibyo ari byo. Iyo uzi aya mateka biragufasha, aya mateka ngiye kuguha mbega kuri kiriya gitabo, cyangwa se ari naho niba utari unazi byinshi kuri Kenya ugiye kubimenya. Ndagira ngo tugiye gutangirana na raporo, ni raporo yahara muri Kenya, mbega ni ka raporo tugiye kureberamo hamwe amakuru ari buze kutwinjiza muri novo yacu. Ubundi tugiye gutangirana n'ubwoko bw'abantu muri iyi raporo yacu. Ni ubwoko bw'abantu bitaga abamaumawo, ntabwo nzi niba bakibaho ariko buriya baracyabaho. Abamaumawo rebels muri iyi raporo yacu tugiye gutangirana twumva bari abantu ki. Ubundi iyo bavuze maumawo ni nk'inshinga cyangwa se ni uburyo bwo kuba, icyo bisobanura ni ukuvuga ngo ni nko gutera umuntu ubwoba cyangwa se gukanga umuntu, ukaba wamubuza ikintu wenda runaka agahagarika kugikora, mbega ukamukanga pe. Rero iyo bavuze maumawo rebels, aba bari abantu cyangwa se twabita nk'imirimbanyi, buraza itsinda ry'imirimbanyi hariya muri Kenya, bari bariyemeje kurwanya abakoloni b'Abongereza mu 1950, ni muri za 50 ubwo. Noneho iyi movement cyangwa se mbega iyi movement yo ikaba mbega mbere na mbere cyangwa se mu buryo bw'ibanze yari igizwe n'abantu bagiye batandukanye. Ahangaha bari kutwereka ko hari harimo abantu bo mu bwoko bwa Kikuyu, n'abandi bo mu bwoko bwa Embu, n'abandi bo mu bwoko bwa Mero, ethnic groups, yari amoko mbega y'igisi. Noneho bakagomeza batubwira ko hari n'abandi bantu bari baraje kwisunganya n'iryo tsinda, baturutse mu yindi miryango igiye itandukanye cyangwa se mu yandi moko atandukanye. Ariko amoko y'ingenzi yari agize ntabwo nzi niba twaryita nk'ishyaka, ariko twabita nk'imirimbanyi baharanira ubwigenge, abakikuyu n'abayembu n'abamero. Muri iyi raporo bari gukomeza batwereka ko intego yabo y'ingenzi byari ugusubirana ubutaka ndetse kugarukana ubwigenge bari barambuwe n'Abongereza. Noneho bikanarangira, indi ntego nanone bikarangira mbega birukanye ikandamizwa ry'abakoloni b'Abongereza. Iyo niyo ntego yabo twayumvise, ari naho mbega turasanga baza kubisanisha na novo yacu, kugira ngo wowe nujya gusoma igitabo cyangwa se byibuza ugire ikintu wumvaho umenyaho. Ahangaha wenda bagiye kutwereka utuntu duke twagiye turanga iyi rebellion y'aba bamaumawo, cyangwa se kugerageza kwigobotora bari Abongereza. Bari kutwereka ko ikintu bari bashyize imbere mbega ni urugamba rwo kubohoza ubutaka ndetse n'ubwigenge. Muri raporo bari kutubwira ko Abongereza barangije bambura ubutaka Abanyakenya, ndetse babikora ibyo ngibyo ku gahato, kimwe no mu bindi bihugu bya Afurika nk'uko bagiye babikora. Noneho n'abantu bagendaga bakoresha bakabahemba udufaranga twinica n'ikizi, twa tundi duke muratuzi. Iyi muvoma y'abamaumawo rero nayo icyo yari igamije yo, cyangwa se icyo yashakaga, ni ugusubirana ubwo butaka bari barambuwe. Ikindi bari kutwereka muri iyi raporo ni uko abamaumawo rebels bashaka kwereka Abongereza ko bari kubakandamiza, bari mbega bari kumunga uburenganzira bwabo bakoresheje iyicarubozo, ndetse kubafunga bya hato na hato, gushyiraho inkambi nyine bakabafungiramo, rimwe na rimwe bakabakorera ubwicanyi budasanzwe. Bari kugaragaza ko mbega
ibihumbi n'ibihumbi mbega by'abamawumawu bagiye bicwa cyane bagatotezwa ndetse bakanafungwa. Ikindi twasa nkaho dusa nkaho mbega kuri aka kantu karanze abamawumawu dusa nkaho tugiye kukagarukaho cyangwa se turi buze no kongera kukabona muri novo, nuko bari kugaragaza ko ahangaha ikintu nanone abamawumawu bari bashyize imbere ni independence, mbega ukuntu byabagoye cyangwa se ingaruka mbega zagaragaye mu kugira ngo babone independence. Bari kutubwira bati nubwo mbega abamawumawu bo barwanyijwe cyane cyangwa se bahashywaga cyane hakoreshejwe n'imbaraga za gisirikare mu rugamba bari barimo rwo kugarukana ubwigenge cyangwa se mu nzira yo kugira ngo bagere ku bwigenge mu 1963, bivugwa ko abamawumawu bari mu bantu bagize uruhare ruhambaye cyane cyangwa se banitanze bakagaragaza imbaraga zabo kugira ngo Kenya igire ari amateka yo kongera gusubirana ubwigenge. Aho ngaho twari turi kurebera hamwe ngo abamawumawu ni bantu ki cyangwa se byagenze bite akantu ku kandi. Reka noneho reka turebe ibitekerezo by'ingenzi cyangwa se bita films central ideas za mbega iyi novo yacu A Grain of Wheat ya Ngugi wa Thiong'o ishingiraho. Nanone ikindi nabibutsa nuko uyu mutwe A Grain of Wheat by Ngugi wa Thiong'o, buriya Ngugi wa Thiong'o ajya kwandika iyi novo cyangwa se ajya kuyita atya, hari ahantu twabo mu bantu bakurikira cyangwa se abantu bamaze gukanda subscribe kuri iyi channel mwagiye mubona inkuru ngira ngo ya A Grain of Wheat kasamari gatoya ukuntu nabanje mbasobanura ukuntu ubundi ahantu uyu mutwe ajya kuwita gutya urubuto rw'ingano ajya mbega kuyita A Grain of Wheat uko byagenze aho yabikuye twarabibonye hasi mu kiganiro kuri YouTube channel ya Niramba TV. Niba warakanze subscribe warabibonye. Nawe utarayikanda yikande urabibona. Igitekerezo cy'ingenzi buracyo iyi novo yacu yubakiyeho cyangwa se iyi novo A Grain of Wheat yubakiyeho ni icyitwa colonialism and its effects. Ahangaha muri novo bagaragazamo nyine ubukoloni ndetse n'ingaruka bwasize. Muri novo basobanuramo ukuntu mbega ingaruka abaturage bahuye nazo cyangwa se ingaruka abongereza basigiye abaturage ba Kenya mbega nyuma yo kubakoloniza. Noneho ahangaha harimo kuba mbega abakoloni b'abongereza baraje bakabambura ubutaka, bakabambura ibyabo, bakabereka ko nabo basha babifiteho, bakabakandamiza, bakabatoteza ndetse mbega bakabereka ko ari bo banyembaraga. Mbega hari ukuntu umuntu aza akagukandamiza akakwereka ko wowe n'icyo wari ushoboye utakigishoboye, mbega ntacyo uvuze imbere ye. Ahangaha rero bagaragazamo ubukoloni kuntu mbega abantu bakolonijwe hariya muri Kenya ndetse bikabagiraho n'ingaruka zitandukanye nko gutakaza ubutaka bwabo, kubambura ibyabo mu buryo mbega butemewe n'amategeko bifashishije imbaraga. Icya kabiri ni ubugambanyi no kwishinza icyaha. Muri iyi novo harimo protagonist witwa Mugo. Uyu Mugo bivuga ko we mbega aragenda akagira ingingimira ku mutima we yishinze ibyaha nyuma yo kugambanira undi mukarakita witwa Kihika. Uyu Kihika we akaba yari umwe mu bamawumawu, nawe yari ari muri baharanira ubwigenge, ariko uyu Mugo aza kumugambanira ariko bikamugaruka akishinza umutima. Mbega hari ukuntu ugambanira umuntu umutima ugasigara ukurya. Uyu Mugo byamubayeho. Nanone ikindi novo ikomeza isobanura ukuntu ubugambanyi bwagize ingaruka ku baturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ikindi kintu kigaragaramo cyangwa se ikindi kintu novo ishingiraho ni sacrifice and method, ni nk'ubwitange, kwitangira abandi cyangwa se mugenzi wawe mbega mu buryo bugaragara. Ahangaha bagaragaza abakarakita nka Kihika. Uyu Kihika aza kugaragara mbega nk'umuntu witanze cyane ku iherezo kugira ngo Kenya ibone ubwigenge, mbega yabaye nk'ikimenyetso cya freedom. Abega bakamufata nkaho uyu nguyu Kihika ari we mbega giciro
cyatanzwe kugira ngo Kenya ibone ubwigenge, mbega niwe price ya independence uko babigaragaza muri iyi raporo. Aha, noneho ikindi kintu wenda bagaragazamo nationalism and independence. Muri iyi novo bakwereka uburyo ki igihugu cyo cyitwaraga kugira ngo kigere kuri uhuru ni ubwigenge, kugira ngo kigere kuri independence uburyo cyitwaraga. Bagaragaza ko bagiye bakurikiza steps nyinshi zigiye zitandukanye zifite ibisobanuro by'ubwigenge, bakagenda mbega bakoresha uko bashoboye kugira ngo babugereho, bikarangira babugezeho ubwigenge bwabo. Ikindi kintu love and relationship. Muri iyi novo yacu cyangwa se muri iyi nkuru ndende hagaragaramo urukundo, ndetse hakagaragaramo mbega urukundo ku bantu, yaba ari ku bantu cyangwa se kuri couple zigiye zitandukanye. Ahangaha bari kutwerekamo ko Mumbi n'uwitwa Kikonyo bari abantu bari mariye, ariko urukundo rwabo rukaza kugaragaramo ibibazo. Tuzagenda tubireba mu buryo burambuye. Ikindi muri iyi novo nyine bagaragaza ko ku buryo ibyo bintu byose urukundo rwagendaga rugaragaza mbega intambwe cyangwa se intambara ikomeye cyane y'igihugu, intambara ikomeye cyane ku gihugu cyagiye kugira ngo kibone uko kigobotora, mbega bigaragaza intambara ikomeye cyane igihugu cyagiye gicamo kugira ngo kigobotore iriya ntambara y'abakoloni. Ikindi kintu ni memory and the past. Muri iyi novo bakwerekamo ahanini bagenda bakoresha icyitwa flashbacks. Murabizi ngira ngo shobora kuba twarabigarutseho kuri YouTube channel ya Nilamba TV, asangaho niba warakanze subscribe nabyo uzabibona. Bakoreshamo flashbacks. Flashback ni nk'ukuntu umwanditsi we agarura ibintu byahise kugira ngo agaragaze mbega uburyo ahahise hashepinga, mbega uburyo past ishepinga present. Noneho agakomeza asa nk'ugaragaza mu nkuru ye ukuntu mbega ibintu Kenya yagiye icamo, igira uko yagiye ikoresha kose ngo ibone ubwigenge, aribyo biri gutuma bibageza mbega aho bageze ubu ngubu. Nanone ikindi bakomeza nyine kugaragazamo imbaraga zigiye zitandukanye bagiye bakoresha kugira ngo mbega bo bigerere ku mateka bashaka yo gusubirana ubwigenge. Izi filmu zingira ngo nizo ziganza cyane muri iki gihangano cyangwa Ugi wa Thiong'o, igihangano gisa nkaho kigaragaza mbega ku ntambara Kenya yagiye icamo kugira ngo igere ku bwigenge, mbega kugira ngo igarukane independence yabo. Ngira ngo byinshi twabyumvise muri iyi raporo, ariko ikiganiro kiraza gukurikiraho kiraba kivuga neza mu buryo burambuye kuri A Grain of Wheat. Aya yari amateka twari turi kugira ngo turebe kuntu mbega igitabo twakinjiramo tuzi ngo kiravuga kuri ibi n'ibi. Rero wowe utarakanda subscribe yikande, ikindi kandi wibuke gukomentinga aho hasi muri comment utubwira ati ubutaha twavuga kuri iki. Ibyo ngibyo byose mbibonera muri comment, nibwo nanjye mvuga ni ndaza nkora kuri ibi ngibi uyu munsi. Hari igihe mfata umwanya nka comment zanyu nkazisoma, ibyo mugenda mutwandikira. Ikindi kandi mujye mutwereka muti turashaka ko wakongeramo ibi mu kiganiro watanze, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Rero reka nkubwire ngo ciao ciao, turongera guhura mu kiganiro gikurikira iki ngiki. Mugire ibihe byiza.